nsoreze kuri ibi ngibi. icya mbere, muri rusange nagira ngo mbashimire ibyo byinshi bikorwa bituma n'igihugu kigera aho kigeze, no muri izo ntambara zose no mu biki bigomba kuba hari byinshi byiza dukora njye ntabona, nkatwarwa n'ibibi mbona bitwangiriza, ariko ubwo ndabibashimiye. mu nzego nshaka gushimira zindi, inzego z'umutekano, uburinzi, umutekano muri rusange zose, RDF, Rwanda National Police, security, urundi rwego, aba bantu ibyo bakora, bakorera igihugu cyacu twese, sinavuga ko mfite byinshi birenze ibyo bakora mbasaba, barabyujuje. Bishyire mu rurimi rw'amahanga, these forces of ours are the forces I have always wished to have. ariko noneho navuga ku baturage, abaturage mureba u Rwanda dufite, dukiniramo, tugira ibyo tubakora byose, sinzi ko hari igihugu gifite abaturage beza nk'abacu. impamvu ndayikubwira, urebye aho tuvuye muri politike y'amacakubiri, genocide, ariko tukaba tugeze aho abaturage bari hamwe, n'isi yose yirirwa ibashaka kongera kubasubizaho. Buriya ahantu hambere hananiye aba navugaga bo hanze bashaka kudusenya, bashatse ukuntu bazana mu banyarwanda kongera kubatandukanya ngo bajye mu mwiryane, abaturage barabananira. n'abariya bapfumbafu mureba bahunze igihugu bagenda baba hanze, buriya nibo babanje gukoresha bakiri hano, kubanza babanje dividing RPF, bityo batandukanya abanyarwanda, kubabwira bakaza bakabogeza. bariya bose mureba bari za Amerika, bari South Africa, bari hehe, barazaga ariko kabisa mwangiriye neza kwanga hakaza ubuntu buvuye i Burayi bukaza bahisamo bukareba umuntu ngo ariko wowe ngo uzi ko buriya ukwiye kuba ari wowe perezida, ngo buriya kandi ngo wagize utya, erega bikamujyamo ko ukwiye kuba perezida, akabishaka. ariko kubishaka si icyaha, ariko hari inzira binyuramo. iyo bishatse gusa ugashaka gukora wibwira ngo abo ngabo bazagufasha kubigeraho, bose ku murongo byagiye bibananira, bajya aho bagiye, abandi ntabwo byabahiriye.
So abaturage ureba ubu bwa NGOs ubu buntu birirwa bureba abantu birirwa ko abaturage bakagenda bagashaka kubagira ababo ntibabagira b'u Rwanda bakabagira ababo. Niyo mateka tuzi mu bintu hirya no hino, ariko abaturage bacu baranze baba b'u Rwanda. Aho rero niho namwe mubera akaga mu mbabaza kuba mufite abaturage bameze batyo, mwarangiza mukabajyamo mukabakiniramo ntimubahe ibyo mubagomba. Ni icyaha rwose kidakwiye no kubabarirwa. Ni icyaha namwe benshi njya mbona mwemera ibintu by'amadini n'iki, mwari mukwiye kubisabira imbabazi ku Mana cyangwa ikazabahana mu kimwe, mukwiye kubihanirwa rwose.